uburyo 10 wakoramo amafaranga nta gishoro online. Hano hari uburyo 10. Uburyo bwa mbere ni ukwiga umwuga. Ukwiga umwuga bigusaba igihe gitoya. Akenshi niba ukeneye kwiga umwuga uti ndiga uwuhe mwuga, either gufotora, kweditinga, kubaza, kubaka. Iyo ufite uwo mwuga, iyo wize, usanga washobora kubona igishoro bitakugoye. Imyuga rero yo gufotora wawigira he? Kuko wenda nta mafaranga ufite, nta gishoro ufite. Mbese jya kuri YouTube bigisha gufotora, YouTube bigisha editing, YouTube umwuga wose usibye practicals. Ariko ibyo kureba kuri video ya YouTube ushobora kuhigira umwuga. Icyakabiri, ishinga YouTube channel. Abantu benshi kuri YouTube bakura amafaranga menshi mu Rwanda. Urugero nka Mama Urwa Gasabo, muyibona amafaranga batangiye bari batoya, ariko uyu munsi bamaze kuba televiziyo nini ku rwego bafite abakozi benshi cyane. So weho niba ukeneye gutera imbere ariko nta gishoro ufite, shinga YouTube channel, shinga channel z'izindi social medias nka TikTok, Instagram, WhatsApp. Noneho ujye postingaho. Mbere nakubwiye ko ugomba kwiga umwuga. Wize umwuga wo kweditinga no gufotora wenda no gufata video. Noneho uwo mwuga wize ukore channel ya YouTube. Channel ya YouTube mu Rwanda zirishura amafaranga uyikuraho ni menshi cyane. Noneho numara gushinga channel cyangwa ukamara gushinga account, uraza kuyimonetiza. Numara kuyimonetiza uratangira uhembwe buri kwezi. Kandi gushinga channel ni ubuntu. Ikindi ni affiliate marketing. Affiliate marketing ni ukurangira abandi bantu aho ibintu biri. Urugero, ushobora kuba weho ufite account za WhatsApp, ufite YouTube, ufite emails, ukaba warangira abandi bantu muri izo video zawe uri gukora, ugashyiramo twa link uti niba ukeneye iki kintu cyo kugishakira hano kuri Amazon. None iyo umuntu akiguze, iyo amaze kukigura, hari amafaranga. Niba wenda urugero kiguze ibihumbi 10, affiliate marketing percentage nayo ikaba ari nka rimwe. Ubwo buri muntu uko aguze ikintu cy'ibihumbi 10 ubonaho igihumbi. Uri kubyumva ukuntu bikora? Iyo ni affiliate marketing. Wazikura ku mbuga nka za Alibaba, Amazon n'ahandi. Ubwo buri muntu uko aguze, ukuranze ikintu bakakigura, ni kubonaho percentage runaka. Noneho wenda iyo ugurishije ibintu byinshi ku mwaka, ushobora gusanga wabonye n'igishoro gikomeye cyane cyo gutangiza. So harimo n'iki ahangaha hari na local drop shipping. Local drop shipping naho ukoresha abantu abo mu Rwanda, ukaba weho uzaho ibintu biri. Urugero, ukaba uzi muri quartier commercial ko bacuruzamo amatelefone runaka, wowe ukajya kuyamamaza kuri online. Noneho wabona abakiriya babigusaba, ugahita ubwira nyirabyo akabyohereza, bakamwishyura, nawe agahita kwishura. So ubu niba hari ni ubundi ni ububyesi ukomisiyoneri. Wewe kujya hariya ku isoko, jya hariya ku isoko ubona abakiriya, wewe ubwira umuntu uti njyewe ndazana umuntu naza niyishura aya mafaranga kuri iki kintu, ayawe naya, ayanjye naya. Noneho nyirabyo nimara kumvikana, niba ujyanye umuntu akagura ikintu cy'ibihumbi 10, wenda cyari cy'ibihumbi 9, igihumbi ni icyawe. So utangiye business. So ikindi ni trading, ugurisha ku masoko. Trading ni gukoresha imbuga na za Binance. Imbuga akenshi abari muri crypto no gucuruza ama stocks. Bimeze nka betting, ariko trading ntabwo ari betting. So uburyo bikoramo, weho ugura mu gihe ibintu byamanutse, cyangwa se stocks shares zamanutse za stocks, then ukazigurisha zuriye. Uko ushobora gukoresha amafaranga make ugatangiza dukeya, noneho uko ukomeza ucuruza akagenda agwira mpaka ugeze ku gishoro kinini.
ikindi ni ukwigisha online, kwigisha online kuri YouTube, kwigisha online ku ma TikTok, kwigisha online ku ma X, kuri X ukigisha kuri Instagram online. Abantu benshi bakora amafaranga. Urugero abantu benshi bashaka kwiga icyongereza mu Rwanda ariko ntago babona aho kukigira, so nawe wakora ako kazi kagufasha rwose, ukajya ujya online ukabigisha ururimi. Niba ufite skill runaka ukajya online uti ndayigisha, ugashyira uburyo bwa subscription ku buryo umuntu uyikeneye ahita asubscribinga akiga ubigisha, mbese kubera ko ufite iyo skill cyangwa ufite ubwo bumenyi. So hari icyo bita social media marketing. Social media marketing naho wamamaza ibintu by'abandi bantu. Noneho niba wamamaje ikigo runaka, urugero wamamaje izi company zikomeye zo mu Rwanda, ntabwo zanyishyuye, noneho wamara kuzamamaza byabona impact byagize bakakwishura. Iyo ni social media marketing. Noneho hari ikindi cyo gushinga isoko online. Gushinga amasoko online cyangwa se stores, ukaba washyiraho ibintu byawe kuri eBay, barabikora. Ushobora gushingaho isoko ryawe kuri iduka ryawe kuri eBay, cyangwa ugashinga iduka kuri Amazon, cyangwa ugashinga iduka kuri Alibaba, ukajya ucururizaho ibintu. Wenda urugero ushobora kujya ucuruza ibyo mu Rwanda. Yes, uravuga uti ibintu se ndabikura. Weho icya mbere ni uko uziranye n'abantu bafite ibintu, urabizi, uragenda ubifotore bishyire ku isoko. Umuntu nabikenera nabyodaringa, uhita ujya hariya babiguhe ubitange, order barishura ukabitanga nawe ukagurisha. So iyi business wakora online kandi byoroshye ni ugukora reviews. Reviews ni iki? Reviews ni kwa kundi uruganda rusohora ikintu ukaba wakivugaho, ukagenda ukivugaho, ukagenda ugaragaza uburyo ari cyiza, uburyo kimeze neza, uburyo nyine bishaka gusa nka affiliate marketing cyangwa social media marketing ariko si kimwe. So muri rusange icyo ndi kubabwira uburyo wakoramo amafaranga online, hari ibyo bita digital marketing. Digital marketing ni ukwamamaza ibintu ariko ukoresheje ikoranabuhanga. So harimo byinshi cyane, aho hakaba harimo na reviews, hakaba hariho hakubiyemo na reviews. Reviews ni ukuvuga ku kintu, urugero nguze iyi telefone, sibyo? Noneho nari nsanganwe wenda akandi telefoni gatoya kankabereke, wenda nari mfite akagaka. Noneho nkatangira kuvuga ni wenda uruganda rwasohoye iyi telefone wenda ni Google, tugereranye Sony na Google, ese ikiza ni ikihe? So ukabigereranya ugakora reviews. Company nyinshi ziguha amafaranga kugira ngo ujye uzamamariza ariko ukora reviews z'ibintu bishyashya zakoze. Ikindi wakora ni ugukorera abantu kuri Fiverr. Fiverr ni ahantu iyo ufite umwuga uzi nka editing, uzi gufotora, uzi gukora videography, hariho abantu bahayaringa abandi. Niba ubizi, genda kuri Fiverr ucreating account, numara creating account ushakeho akazi ko editing, akazi ko gukora ibintu bitandukanye. Bibaho abantu bafite skills, baba bafiteho abantu babahayaringa bakabaha akazi ugakoreraho. Hari Google AdSense. Google AdSense ikora ite? Ni ukumonetiza ibintu byawe. Urugero ushobora kumonetizinga emails was monetizing uti gute? Ukaba ufite abantu runaka wohereza email zirimo ibintu cyangwa se skills zawe bakazisoma, nyine wenda ugiye bagasubscribinga to your emails, ukajya ubohereza email irimo ibintu nyine wakozeho research, ibintu wafashe. Ikindi washobora gukora amafaranga online ni ugukorera modile abana ba kaminuza. Abana ba kaminuza benshi usanga kenshi kubera ibintu byinshi nyine biga icyarimwe, usanga umwana mu mutwe byanze, noneho wakabura uko abigenza. Wowe icyo ukora, niba weho warize ukaba ubisobanukiwe, ushobora kumukora modile ukayikora summary, noneho akakwishura. Ukabikora online niyo yaba ari hehe, ukaba wamwishyuza akakwishura. Then hari kumonetiza YouTube, Facebook nayo urayimonetiza iyo ufite followers bahagije,
na content zifatika urayimonetizayo, na za TikTok, Instagram, zose social media zose uzi urazimonetizinga. So guys, kuri urutoki kuri scroll, ureke guscrollinga gusa, ahubwo fata umwanya wawe utangire usacinge nakora iki cyaneza imbere, nafite amafaranga. Uyu munsi nta mafaranga ufite yego, ariko uramutse uretse gufata data zawe ukazipfusha ubusa, ahubwo ukagenda usacinga icyo wakora byaguteza imbere, ejo ukisanga uri mu bantu bakomeye nyine baba influencer nk'uyu munsi, aho bajya guhamagara aba influencer nawe ukisangamo. Va muri ibyo rwose, ibyo ngibyo byo kukuvunira umwanya ugahora ureba utuntu tw'abantu dusekeje, ugahora ureba funny videos, aho kugira ngo ushakishe amafaranga. Izo funny videos nawe wazikora abantu bakajya bazireba bakakwishura. Then ikindi cya nyuma nshaka kubabwira ni ukwandika ibitabo. Kwandika ibitabo, niba uzi icyongereza cyangwa uzi ikinyarwanda, ururimi rwose wabuze, ukandikamo ibitabo. Abantu benshi bakunda gusoma. So we iyo wanditse ibitabo ubishyiraho, hari Kindle ya Amazon. Kindle bacururizaho ibitabo, ukaba wabona commission buri uko umuntu asomye igitabo cyawe, cyangwa buri uko umuntu akiguze ukabonaho amafaranga. So guys, subscribe if you feel like this video was very important, cyangwa se wabonye video iragushimisha, kora subscribe. Duhure cyumweru gitaha. Ciao.